ndabashuje mwese. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwahamije uwitwa Rusumbabahizi wo mu karere ka Ruhango icyaha cyo kwica umugore we n'umwana yari atwite, rumukatira igifungo cya burundu. Mu isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 9 Kamena 2023, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwamuhamije icyo cyaha rushingiye n'ubundi ku bimenyetso byagaragajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ko rwagaragaje ko umugore wa Rusumbabahizi yapfuye yazenze amaraso mu maso. Reka nkwifuriza ibihe byiza mbere yuko mugezaho iyi nkuru y'akababaro. Nkwifurize gukomeza kumererwa neza uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ngwaye ikaze. Nitwa Emile Kanamugire, ndakwibutsa ko kandi byoroshye kubana natwe mu gihe ari ubwa mbere dusuye ni ugukanda ahanditse subscribe, ubundi ukabasha kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Ngwaye ikaze kuri iyi nkuru ibabaje cyane. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwahamije uwitwa Rusumbabahizi rwamuhamije icyaha cyo kwica umugore we ndetse n'umwana we yari atwite. Birumvikana kuko n'ubundi uyu mugore wamaze kuba yakwitaba Imana yari atwite. Biravugwa yuko rero uyu mugabo yaje kuba yakwivugana umugore we muri rusange. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga ukora n'imbuzi rwahamije uwitwa Rusumbabahizi wo mu karere ka Ruhango icyaha cyo kwica umugore we n'umwana yari atwite, rumukatira igifungo cya burundu. Mu isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo ku itariki 9 Kamena 2023, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwamuhamije icyo cyaha rushingiye ku bimenyetso byagaragajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho rwagaragaje ko umugore wa Rusumbabahizi yapfuye yazenze amaraso mu maso. Ibyo bimenyetso kandi bigaragaza n'ubundi ko nyakwigendera yari afite ibisebe by'inzara ubwo yarwanaga ashaka kwikiza umugabo we wamunigaga akamurusha imbaraga akamunigisha supanete. Rukanashingira kandi ku kuba barasanze inda ya nyakwigendera byabyimbye, bigaragara ko yari amaze n'ubundi umwanya yishwe muri rusange. Ibi ni bimwe mu byaha bigiye bitandukanye bikunze kugaragara hariya mu ntara y'Amajyepfo, aho mu minsi yashize mwumvishe undi mugabo wagiye gucyura umugore we, hanyuma akaza akajyana peteroli kugira ngo n'ubundi ngabashe kuba yamucyura, ngo nibatamumuha n'ubundi ngo araza kubatwika muri rusange. Ni imwe rero mu nkuru ziri kuvugwa cyane, ni imwe mu nkuru ziri kugenda zigaragaraho cyane mu itangazamakuru. Ibyo bimenyetso byose kandi bigaragaza ko nyakwigendera yari afite amasohoro mu gitsina, bigaragaza ko yishwe amaze gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, dore ko na Rusumbabahizi yemera ko byari byabayeho koko. Urukiko kandi rwashingiye ku buhamya bw'ababajijwe n'ubundi mu iburanisha, bagaragaje ko abo bombi bari basanzwe babanye nabi, ku buryo n'ubundi hari n'ubwo umugabo yakingiranaga umugore we mu nzu kumuhoza ku nkeke ko inda atwite n'ubundi atazayibyara ahubwo azabana nayo, no kuba hari ubuhamya bwatanzwe bw'uko n'ubundi nyakwigendera yahoraga apfa amafaranga n'umugabo we amusaba kumuhahira muri rusange. Ibyo nabyo n'ubundi Rusumbabahizi arabyemera. Ibyo ngibyo Rusumbabahizi abyemera n'ubundi anyuranya n'imvugo, ariko akagenda yemeramo bimwe na bimwe bigashimangirwa no kuba n'ubundi yemera ko yishe umugore we kubera kumwaka amafaranga buri gihe. Urukiko rwashingiye n'ubundi kandi ku busabe bw'umushinjacyaha bw'uko Rusumbabahizi waburanye n'ubundi yemera icyaha anagisabira imbabazi ngo anagabanyirizwe igihano, ariko ubwo bwari bwasabye ko ubushinjacyaha bwari bwasabye ko
atagabanyirizwa igihano kuko n'ubundi icyaha yakoze yari yakigambiriye kandi yishe nabi umugore we agasiga amwambitse n'ubundi gusa, bivuze ko yashinyaguriye uwo yishe, kandi mu muco nyarwanda umurambo urubahwa. Nyuma yo gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha n'ubuhamya bwabajijwe mu rubanza ndetse n'ibimenyetso bya RIB, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwaje gufata icyemezo n'ubundi. Nyuma yo kubona ibimenyetso byose, rwasanze Rusumbabahizi yarishe umugore we ku bushake kuko n'ubundi yamunize kugeza ashizemo umwuka. Urukiko kandi rusanga kuba nyakwigendera yari atwite inda y'amezi 5, bikanagaragazwa n'ifishi yo gukurikirana umubyeyi yagaragazaga n'ubundi ifishi yagaragazaga ko atwite Rusumbabahizi yishe umwana w'umugore we wari mu nda, kuko n'ubundi nta kigaragaza ko uwo mwana atari kuzavuka ngo abeho, bityo ko nawe yamwishe. Ibyo byose nibyo byashingiweho urukiko rumukatira igifungo cy'igihano cya burundu, akaba yemerewe kujuririra icyo cyemezo bitarenze iminsi 30, kandi abaregera indishyi bemerewe n'ubundi gutanga ikirego mu gihe n'ubundi Rusumbabahizi yasonewe amagarama y'urubanza. Abaturage bari bitabiriye isomwa ry'urubanza rwaburanishirizwa n'ubundi ahabereye icyaha mu murenge wa Ruhango, bashimiye icyemezo cy'urukiko ku gihano cyahawe Rusumbabahizi, ariko banagaragaza ko n'ubundi bahakuye isomo ryo koroherana n'ubundi mu miryango, kwirinda amakimbirane mu ngo zabo no gutanga amakuru ku miryango ibanye nabi kugira ngo ibashe kuba yaganirizwa, hanyuma babashe kuba bahabwa inyigisho zibafasha kongera gusubira mu buzima busanzwe.